Hari abantu benshi bamara amafaranga menshi bagura amavuta yo gusiga mu musatsi cyangwa bakavanga avoka n'amagi bagasiga ku mutwe bizeye ko aribwo bazabona umusatsi mwiza. Ariko ese koko birakora cyangwa hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi? Muri iyi video ndakwereka ukuri gutangaje. Ngiye kukubwira impamvu kurya avoka n'amagi bishobora kugira uruhare rukomeye mu gutuma ugira umusatsi ukomeye n'uruhu rwiza kandi rusa neza. Kandi ndakugira inama yo kureba ino video kugeza ku musozo, kuko mfite ibintu byinshi ushobora kumva bikaguhindurira uko ubona ibi biribwa. Mbere ya byose reka nkubwire ikintu abantu benshi bibeshyaho. Hari abantu basya avoka bagafata n'amagi bakabivanga bakabisiga mu musatsi. Hari n'abafata amavuta ya avoka bakayasiga ku mutwe. Yego, ayo mavuta ashobora gutuma umusatsi ugaragara urabagirana cyangwa woroha kuwutunganya, ariko ntibisobanuye ko ari ukuwugaburira. Impamvu ni uko umusatsi ugizwe n'ikinyabutabire cyitwa poroteyine. Poroteyine ni ibintu byubaka umubiri nk'imitsi, uruhu n'umusatsi. Igice cy'umubiri tubona hanze kiba atari kizima. Niyo mpamvu amavuta cyangwa ikindi kintu usize ku musatsi kidashobora kuwugezamo intungamubiri. Ntabwo ayo mavuta yinjira mu musatsi ngo awugaburire, kandi ntashobora kunyura mu ruhu rw'umutwe ngo umubiri uyakoreshe nk'ibiribwa. Ashobora gusa gufasha uruhu rw'umutwe kutuma ngo mu mutwe habe hakanyaraye, cyangwa se rukarindwa bimwe mu bintu byarwangiriza, ariko ntashobora gutuma umusatsi ukura neza. Niba rero ushaka impinduka nyazo, ugomba gutangirira imbere mu mubiri wawe, si hanze. Oya, ugomba kumenya ko gutangirira imbere mu mubiri wawe ari byo bifasha umusatsi wawe cyangwa se uruhu muri rusange. Icyo ngusaba ni ukurya ibiribwa birimo amavuta meza kandi bikungahaye ku ntungamubiri. Muri ibyo biribwa, avoka n'amagi biri mu byiza cyane ugomba gukoresha. Iyo umubiri wawe ubonye intungamubiri ukeneye, nibwo ushobora kubaka umusatsi ukomeye, uruhu rwiza ndetse n'inzara zikomeye. Avoka ikungahaye cyane ku bintu byitwa carotenoids. Carotenoids ni intungamubiri ziboneka mu bimera zigafasha kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Ariko hari ikintu abantu benshi batazi. Kugira ngo umubiri ubashe kuzikoresha neza, uba ukeneye amavuta meza. Kubera ko rero avoka ubwayo irimo ayo mavuta, umubiri uhita winjiza izi ntungamubiri neza kurushaho. Iyo rero ufashe avoka ukayifatanya n'amagi cyangwa se n'igi, umubiri urushaho kuzikoresha neza. Niyo mpamvu ushobora kurya imboga z'icyatsi kibisi zirimo carotenoids nyinshi, ariko umubiri ntuzikoreshe neza nk'uko wazikoresha igihe wazifatanije na avoka cyangwa se amavuta meza. Avoka irimo amavuta meza menshi yitwa monosaturated fats. Ni amavuta afasha umubiri gukora neza. Muri ayo mavuta harimo ayitwa oleic acid, afasha umubiri gukoresha neza intungamubiri zitandukanye. Ikindi gitangaje ni uko ayo mavuta afasha umubiri guhindura provitamine A, ni ukuvuga vitamine A iba itarakora neza iboneka mu bimera, ikayihinduramo retinol, ariyo vitamine A umubiri ukoresha mu buryo bwuzuye. Mu magi ho retinol iba isanzwe ihari, kuko vitamine A ikora neza iboneka cyane mu biribwa bikomoka ku nyamaswa. Carotenoids kandi zifasha kurinda umubiri kwangizwa n'ibintu byangiza uturemangingo no kugabanya kubyimba cyangwa kurakara kw'imbere mu mubiri. Avoka irimo vitamine B5 ifasha utunyangingo dukora imisemburo ifasha umubiri guhangana n'umunaniro. Irimo kandi na vitamine B6 ifasha ibikorwa byinshi bibera mu mubiri,
harimo n'ibifasha imisemburo gukora neza. Irimo kandi umunyu ngugu witwa kopa. Irimo kandi na folate, vitamine K, magnesium na biotin ifasha cyane abantu bafite ikibazo cyo gupfuka cyangwa kunanuka k'umusatsi. Irimo kandi vitamine E ifasha uruhu n'umusatsi ndetse na vitamine C. Reka noneho turebe impamvu amagi ari ingenzi. Amagi afite poroteyine nziza cyane kurusha hafi ibindi biribwa byose bikungahaye kuri poroteyine. Iyo uyariye umubiri uyakoresha neza mu kubaka no gusana uturemangingo. Amagi si poroteyine gusa, aba arimo ibindi bintu byinshi bifasha umubiri gukura neza no gukora neza. Iyo ugereranije poroteyine yo mu magi n'iyo mu nyama, amafi, inkoko, soya cyangwa se foromaje, umubiri ukoresha neza cyane poroteyine yo mu magi kurusha izindi. Amagi kandi arimo hafi vitamine zose umubiri ukenera usibye vitamine C. Arimo imyunyungugu nyinshi cyane, utunyabutabire dufasha umubiri ndetse n'amavuta meza. Niba ushaka rero uruhu rwiza n'umusatsi ukomeye, si byiza gukurikiza indyo ibura amavuta. Uruhu rwawe rukeneye amavuta kugira ngo rukomeze kugira ubuzima bwiza. Mu magi harimo ibintu byitwa phospholipids bisobanura amavuta yubaka kandi akarinda uturemangingo tw'umubiri. Arimo kandi vitamine A, vitamine D, vitamine E, carotenoids ndetse n'amavuta meza yitwa omega 3 fatty acids afasha ubwonko, umutima n'umubiri muri rusange. Iyo utangiye kurya avoka n'amagi kenshi ukabifatanya n'indyo irimo ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi kandi ukagabanya isukari n'ibiryo bitunganyirizwa mu nganda, uburyo bwo kurya bwibanda ku biribwa by'umwimerere bifitiye umubiri akamaro ndetse ukabifatanya no kumara amasaha runaka utarya, umubiri ukawuha umwanya wo kwisana no gukoresha neza ibyo wabikije. Ushobora kubona impinduka nziza ku musatsi wawe, ku ruhu rwawe ndetse no ku hazaza hawe. Ariko hari ikintu kimwe nshaka ko wumva. Niba warigeze kumva bavuga ko amagi ashobora kongera cholesterol ugatangira kugira impungenge zo kuyarya, ntukihutire kubyemera. Hari byinshi abantu benshi batazi kuri iyo ngingo, kandi niyo mpamvu nzabategurira indi video isobanura ukuri ku magi na cholesterol mu buryo burambuye. Ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane abantu benshi batitaho kandi gishobora gusobanura impamvu umuntu ashobora kuba arya ibiribwa byiza nyamara ntabone impinduka yifuza ku musatsi, ku ruhu cyangwa ku nzara. Umubiri ntukora ibintu byose icyarimwe. Iyo hari intungamubiri nke cyangwa ingufu zidahagije, ubanza kwita ku bice by'ingenzi nk'ubwonko, umutima, ibihaha n'izindi ngingo zituma ubuzima bukomeza. Ibyo ngibyo bivuze ko umusatsi n'inzara bitaza ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'umusatsi ucika cyangwa inzara zineka bitatewe n'ibyo asiga hanze cyangwa se ibyo asiga kuri izo nzara no ku musatsi we, ahubwo biterwa n'uko umubiri uba uri gukoresha intungamubiri ahandi zibaye zikenewe cyane kurushaho. Hari ikindi kintu abantu benshi bibeshyaho. Bamara icyumweru kimwe cyangwa se bibiri barya neza, barangiza bagategereza kubona impinduka zihita zigaragara. Ariko umubiri ukora buhoro buhoro. Umusatsi ntukura umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe. Ubanza gukorerwa imbere mu ruhu rw'umutwe, hanyuma uko iminsi ishira nibwo utangira gusohoka. Niyo mpamvu ibyo urya uyu munsi bishobora kutazagaragara ako kanya, ahubwo ingaruka zabyo zikazagaragara nyuma y'igihe runaka. Kwihangana rero ni kimwe mu bintu by'ingenzi niba ushaka ibisubizo biramba. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko amazi afite uruhare runini cyane mu buzima bw'uruhu. Nubwo twavuga ibyiza byose biri mu biribwa,
Iyo umubiri udafite amazi ahagije, uturemangingo ntidushobora gukora neza. Uruhu rushobora gutangira gusa nk'urwananiwe, rukuma cyangwa rugatakaza ubwiza bwarwo. Amazi afasha gutwara intungamubiri zose ziva mu biribwa zikagera aho zikeneye kujya. Iyo ayo mazi adahagije, niyo waba uriye neza, umubiri ushobora kutabona uburyo bwiza bwo gukwirakwiza izo ntungamubiri. Hari n'uruhare runini cyane rw'ibitotsi abantu bakunze kwirengagiza. Mu gihe rero usinziriye neza, nibwo umubiri ukora byinshi byo kwisana. Hari uturemangingo dusaza tugasimbuzwa utundi dushya, hakaba ibikorwa byinshi byo kubaka no gusana. Iyo umuntu ahora asinzira amasaha make cyangwa adasinzira neza, ibyo bikorwa biragabanuka. Uruhu rushobora gutangira kugaragara nk'urunaniwe, ndetse n'umusatsi ukabura imbaraga wari usanzwe ufite. Niyo mpamvu kurya neza gusa bidahagije, ahubwo no kuruhuka bihagije bifite agaciro gakomeye. Ikindi kibazo gikunze kubaho ni uko abantu benshi bakunda ibiribwa birimo isukari nyinshi. Iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri igihe kirekire, ishobora kugira ingaruka ku buryo uturemangingo dukora. Hari igihe ishobora no kugira uruhare mu gutuma bimwe mu bice by'uruhu bitakaza ubukana n'ubworoherane bwabyo uko imyaka igenda ishira. Niyo mpamvu kugabanya ibinyobwa birimo isukari nyinshi n'ibiryo bitunganyirizwa mu nganda bishobora kuba kimwe mu byafasha umubiri wawe gukora neza. Hari abantu batinya kurya umuhondo w'igi, bakawukuramo bagatekereza ko ari byo byiza, ariko mu by'ukuri igice kinini cy'intungamubiri z'ingenzi kiba muri uwo muhondo. Niho usanga vitamine nyinshi n'amavuta meza bifasha umubiri. Iyo uwukuyeho uba ugabanyije byinshi mu bintu byari kugufasha, keretse gusa muganga yarabikubujije kubera impamvu zihariye z'ubuzima bwawe. Ku bantu benshi umuhondo uba ufite akamaro gakomeye. Ikindi ni uko uburyo uteguramo amagi nabwo bugira uruhare. Iyo ibiribwa bitetswe ku muriro ukabije cyane cyangwa bikamara igihe kirekire ku ziko, hari zimwe mu ntungamubiri zishobora kugabanuka. Niyo mpamvu guteka mu buryo bworoheje bishobora gufasha kubungabunga byinshi mu byiza biba birimo. Hari n'abibwira ko ibinure byose ari bibi. Oya, ibyo si ukuri. Umubiri ukenera amavuta amwe kugira ngo ukore neza. Hari vitamine zidakora neza keretse habayeho amavuta azifasha kwinjira mu mubiri. Iyo umuntu ahora ahunga ibinure byose, ashobora kwambura umubiri amahirwe yo gukoresha neza zimwe muri vitamine z'ingenzi. Ikindi nakubwira ni uko kurya ibiribwa bitandukanye ari byo bifasha kurusha kurya ubwoko bumwe buri munsi. Nubwo avoka n'amagi ari byiza, umubiri ukenera n'izindi ntungamubiri zituruka mu mboga, imbuto, ibinyampeke bidatunganijwe cyane n'ibindi biribwa bifite umumaro. Iyo rero ibyo byose bikorana, nibwo umubiri ubona ibikoresho bihagije byo gukora neza. Hari n'ikindi kintu abantu benshi bibaza ariko ntibagisubizwe. Bakibaza bati, ese umuntu wese ashobora kubona ibisubizo bingana? Igisubizo ni oya. Imibiri y'abantu iratandukanye. Hari ushobora kubona impinduka vuba, undi bikamusaba igihe kirekire. Ibyo biterwa n'imyaka afite, ubuzima bwe muri rusange, uko aryama, uko arya buri munsi, ndetse n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu udakwiye kwigereranya n'undi muntu. Icy'ingenzi ni ugukomeza gukora ibyiza buri munsi. Ndagusaba kandi kwitondera amakuru akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari ikintu kimwe rukumbi cyahita gikemura ikibazo cyose cy'umusatsi cyangwa uruhu mu minsi mike. Akenshi umubiri
umubiri ntukora utyo. Impinduka zirambye zishingira ku ngeso nziza zisubirwamo buri munsi, aho kwiringira umuti w'igitangaza. Hari ikintu cya nyuma nshaka ko uzirikana. Uruhu, umusatsi n'inzara ni nk'indorerwamo yerekana uko umubiri umeze imbere. Iyo ubayeho neza, ukarya ibiribwa bifite intungamubiri, ukanywa amazi ahagije, ukaruhuka neza kandi ukirinda ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwawe, buhoro buhoro umubiri utangira kubigaragaza inyuma. Si impinduka ziba zibaye mu ijoro rimwe, ariko uko iminsi n'amezi bishira, ushobora gutangira kubona itandukaniro rikomeye. Niyo mpamvu mbwira abantu ko ubwiza nyabwo budatangirira ku mavuta yo kwisiga cyangwa ku byo usiga ku mubiri, ahubwo butangirira ku byo uhitamo gushyira mu mubiri wawe buri munsi. Hari ikindi kintu nshaka ko usobanukirwa neza, kuko aricyo gituma abantu benshi bacika intege. Hari igihe umuntu atangira guhindura uburyo arya, akiyemeza kurya ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi, ariko nyuma y'igihe gito akavuga ati nta kintu ndabona gihindutse. Icyo gihe aba yibagiwe ko umubiri w'umuntu uhora wubaka uturemangingo dushya buri munsi, kandi buri gice cy'umubiri kigira igihe cyacyo cyo kwisubiramo. Bityo rero, kugira ngo ubone impinduka zigaragara inyuma, haba habanje kubaho impinduka nyinshi utabona zibera imbere. Ndagira ngo unatekereze ku ruhare amaraso agira muri ibi byose. Amaraso niyo atwara umwuka mwiza wa ogisijeni n'intungamubiri akabigeza mu bice bitandukanye by'umubiri. Iyo amaraso agenda neza kandi nta kibazo afite, uturemangingo tubona ibyo dukeneye kugira ngo dukore akazi katwo. Ariko iyo hari impamvu ituma ibyo bidakorwa neza, bishobora kugira ingaruka ku buryo umubiri ukomeza kwiyisana no kwiyubaka. Niyo mpamvu kugira ubuzima bwiza muri rusange ari byo bifite agaciro kurusha gushaka igisubizo cyihuse. Hari n'indi ngingo abantu badakunze kuvugaho: uko umuntu agenda asaza, umubiri ugenda uhinduka. Ntibisobanuye ko umuntu atagishobora kugira uruhu rusa neza cyangwa umusatsi umeze neza, ahubwo bisobanura ko umubiri ushobora gusaba kwitabwaho kurushaho. Niyo mpamvu kubaka ingeso nziza hakiri kare ari ishoramari rikomeye umuntu aba akoreye ejo hazaza he. Ikindi ni uko umubiri ukunda ibintu bihoraho aho gukunda ibintu bikorwa rimwe na rimwe. Niba uyu munsi urya neza, ejo ukarya nabi, ejo bundi ukongera ukarya neza, ntabwo uba uha umubiri amahirwe yo gukora neza nk'uko wabikora uramutse ukomeje gahunda imwe ihoraho. Uko usubiramo ingeso nziza buri munsi, niko umubiri ugenda ubyubakiraho. Hari abantu bibwira ko ibiribwa bifite akamaro ari ibihenze cyane, ariko siko bimeze buri gihe. Akenshi ibiribwa by'umwimerere bitatunganijwe cyane nibyo biba bifite intungamubiri nyinshi. Iyo ugabanyije ibiribwa byuzuyemo isukari nyinshi, amavuta yangiritse cyangwa ibyongewemo ibintu byinshi byo kubibungabunga igihe kirekire, uba uhaye umubiri amahirwe yo gukora mu buryo bworoshye. Hari uruhare rw'izuba abantu bakunze kwibagirwa. Iyo umuntu abonye izuba mu rugero rukwiye, umubiri ushobora gukora neza vitamine D ifite uruhare mu mikorere y'ibice byinshi by'umubiri. Ariko nanone ni ngombwa kwirinda kumara igihe kinini ku zuba rikaze, kuko nabyo bishobora kugira ingaruka ku ruhu. Nk'ibintu byinshi mu buzima, icy'ingenzi ni ukuringaniza. Ikindi ni ukunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi. Bishobora kugabanya ubushobozi bw'umubiri bwo gukoresha neza zimwe mu ntungamubiri. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba arya neza, ariko hari izindi ngeso zikaba zisenya ibyo yubaka.
iyo ugabanyije cyangwa se ukareka ibyo bintu uba ufasha umubiri wawe gukora neza kurushaho. Hari n'ikindi abantu benshi batamenya, ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu matangazo yamamaza ntibihora ari ukuri kose. Amafoto menshi aba yarahinduwe, hari ahaba hakoreshejwe urumuri rwihariye cyangwa uburyo bwo gutunganya amashusho. Niyo mpamvu utagomba kwiheba niba utameze neza nk'ibyo ubona kuri interineti, ngo ubone umuntu usa neza bitewe n'amafoto ubonye kuri interineti, ngo wowe utangire kwiheba kubera ko udasa nkawe, kubera ko we aba yarakeshejwe. Icy'ingenzi ni ukureba niba ubuzima bwawe buri kugenda neza burushaho kuba bwiza, aho kwigereranya n'ibigaragara ku mafoto ngo wigereranye n'abandi. Ndagusaba kandi kujya utega amatwi umubiri wawe. Hari igihe ibiribwa bimwe bishobora kugirira abantu benshi akamaro, ariko undi muntu bikamugora byakira kubera impamvu zitandukanye. Iyo ubona ikintu runaka kitakubaniye, ni byiza kubimenya hakiri kare no gushaka inama y'umuganga cyangwa inzobere mu mirire aho gukomeza kugikoresha kubera ko gusa wakibonye bavuga ko ari cyiza. Ikindi gishimishije ni uko umubiri ugira ubushobozi budasanzwe bwo kwisana iyo ubonye ibyo ukeneye. Buri munsi hari uturemangingo twangirika, ariko kandi buri munsi hari n'utundi dushya twubakwa. Iyo rero ukomeje kuwushyigikira uko bikwiye, ugashyigikira umubiri wawe, ugenda ukora akazi kawo neza buhoro buhoro. Ndashaka ko unibuka ko ubuzima bwiza atari irushanwa. Ntabwo ari ngombwa gushaka guhinduka mu cyumweru kimwe cyangwa mu kwezi kumwe, ahubwo ni urugendo rugizwe n'ibyemezo bito ufata buri munsi. Buri funguro ryiza urya, buri kiruhuko gihagije ufata, buri kintu cyiza ukorera umubiri wawe, byose biba intambwe iganisha ku buzima bwiza. Ikintu cya nyuma nshaka kukubwira ni uko nta biribwa na bimwe byonyine byatanga ibisubizo byose. Avoka n'amagi ni ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi kandi bishobora kuba igice cy'indyo nziza, ariko ubuzima bwiza bwubakwa n'ibintu byinshi bikorera hamwe. Iyo uhuje amahitamo meza buri munsi, nibwo ugenda wubaka umubiri ukora neza kandi ugatangira kubona impinduka zigaragara uko igihe kigenda gihita. Nizeye ko ibyo twaganiriye muri uru rukurikirane rwose byagufashije gusobanukirwa neza ko ubwiza bw'uruhu, ubw'umusatsi n'ubw'inzara budaturuka ku mahirwe cyangwa ku mavuta asigwa inyuma gusa, ahubwo bituruka ku buryo ubaho buri munsi. Niba hari icyo rero ukuyemo uyu munsi, wibuke ko buri cyemezo cyiza ufata ku mafunguro yawe kiba ari impano uba uhaye umubiri wawe, kandi umubiri uzajya ugenda ugushimira buhoro buhoro uko iminsi ishira.